mama yaje kumuhamagara tutaragera i Kigali, nyine arambaza ndambwira twahise dutangwe ngo yebabawe. Rero yakundaga kumbwira ngo none ngo kujyanye umuko atansuhuje ngo tutanasangiye. Ndambwira ni ukuzabipanga, ni ukuri nyine tukabonana. Yahoraga ambwira ati ariko njyewe mfite ideni ryo kuba ntaraza kugusura. Murabizi ko umudamu wiwe Mama Blessing yamaye inka mu bukwe. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njyewe ndashima Imana, nta kintu mbaye usibye ubunebwe bwenda kunyica muri iyi minsi. Maze hafi ejo hashize kuwa gatanu nujuje icyumweru ntakora siporo. Sinzi ukuntu byangendekeye pe. Ntabwo igihe cyose umuntu ahora afite kuraje zo gukora siporo, zo gukora ibintu bimwe na bimwe, hari igihe kigera umuntu akagwa nyine sinavuga gute, hamwe ushobora kwitekereza akavuga ni iki kiri kumbuza ukakibura. Ariko hajemo ibintu by'isafari Gisenyi, mwarabibonye nubwo ntatinzeyo, ariko nabyo nyine biri mu bintu byatumye ntabasha gukora siporo. Nari nzi ko ningera i Gisenyi tuzajya muri gym na Latifa, naho biranga ko yakuryama ninze. Umva iminsi ya hano i Kigali naho bimera gutyo. Ejo nari ndi kumwe, ejo ubwo noneho nari nzi, ejo nimugoroba nari nzi ko ndi bubyuke kare nkaza uyu munsi gukora siporo kuwa gatandatu. Ejo nabonanye n'abantu twiganaga twaherukanaga kera, nshiduka saa 8 z'ijoro zigeze ntarataha, ariko nari ndi kumwe n'umugabo wanjye. Niyo mpamvu numvaga nta kibazo mfite, ariko biragenda binyicira gahunda nyine zose nari mfite biranga birarangira. Ariko Imana ishimwe. Gusa nuko nimba uri gukora siporo ukabona hari igihe kigeze nk'icyumweru cyangwa iminsi 3 utajyayo ntugacike intege, jya wongera ubyuke ujyeyo. Natwe dukoze umwaka cyangwa n'abandi bakoze imyaka iri hejuru y'iyo ngiye nakoze muri gym, nabo bacika intege, ni abantu nk'abandi. Uyu munsi rero reka mbabwize ukuri, nari naranze kuvuga kuri ibi bintu, nari narabyanze pe, kubera ko numvaga nta jambo rikwiriye mfite ryo kubwira uyu mubyeyi. Ariko maze kubona ibiganiro by'abantu benshi bameze nk'aho wagira ngo bo bazi urwo bazapfa. Murabizi hari umupapa mu minsi yashize witabye Imana, we n'abana be 2 bahiriye mu nzu. Bivugwa ko yitwikiye mu nzu. Ukurikije ubwo nanjye ndavuga nkurikije ibyo numvishije ku bandi, ko sinari mari ngo abikore ndeba mvuge ngo byagenze gutya na gutya. Ibyo yakoze yarabikoze, si byiza. Ariko se wowe uri kwicara ukamuvuga, ukavuga ibintu byinshi bibi cyane, noneho twe tubizi ko hari ibyiza yagukoreye mu gihe yabikoze, mu gihe yari ariho, mu gihe yari abishoboye, ariko kubera ko ngo yapfuye yiyahuye agatwika inzu irimo n'abana, ubigize ibindi bintu. Ese ngende gutekereza nko ku muntu uri gufata umuntu akamukoresha ikiganiro, mukavuga ku muntu warangije kuva mu buzima, noneho ugatekereza wa wundi urimo urakora ikiganiro, ese uwo muntu nimba yarakoze amakosa agapfa gutyo ntapfe nk'intwari, ntihari ibyo yagukoreye? Ubu se tujye tubaho tubike ibintu bibi abantu badukoreye gusa? Ese Mama Blessing, umudamu w'uriya mugabo, wowe uri kujya kuvuga ibintu bibi birenze ukwemera kuri uriya mugabo, hari nabo nabonye batangiye kurira uriya mudamu. Murimo muratekereza situation arimo ubu ngubu, uwayigushyiramo, noneho iyo situation arimo uwayigushyiramo aka kanya akanagerekaho ibi biganiro murimo murakora. Ndeka mbabwiza ukuri, inkuru ya Papa Blaise kuyumva ngo yitwitse n'ibiki, umuntu wa mbere watumye mbimenya ni Mama Sava. Kabosi yarampamagaye niryamye, hari hakiri kare sinamwitaba, kuko Kabosi ni umuntu dukunze kuvugana.
kubera no kujya kwa Kibonke turahura kenshi, ikindi kabosi tugirana blague, yarampamagaye ndavuga noneho kabosi iki gitondo kuko ambyukiye bagiye kumbwira ibiki, ndavuga ndaza kwamwitaba nyihorera nayibonye. Mama Sava ampamagaye kandi buriya Mama Sava ntabwo duhamagarana cyane, noneho ku mutima numva ngize ikintu ndabaye habaye iki, ndetse ko Mama Sava ampamagaye na kabosi yari amaze kumpamagara, reka numve nitaba nyine aryamye, buriya ngiye sinjya apfa kwitaba ndi mu buriri, noneho hiyongereho ko ndi kumwe n'umugabo wanjye, ndi njyenyine buriya nakwitaba, ariko ndyamye n'umugabo wanjye ntabwo mbikunda, kuko impamvu mbivuze gutyo niyo ataba ari umugabo wanjye ari abana banjye, ngiye ndi kumwe n'umuntu aryamye mba numva ntajya gufata umwanya ngo njye kuri telefone, mba numva ngiye kumubangamira. Noneho ubwo Mama Sava ampamagaye mpita numva ngize ikintu ku mutima, mpita mwitaba, arambwira uzi ko bosi, ko niko twamwitaga twese, uzi ko bosi apfuye, ngo yitwikiye mu nzu, ndaje ngo ibi bintu bikuye he, ngo ni kabosi, ndambwira hoya kabosi ari kubeshya, wabona ari kugukinisha. Noneho Mama Sava afite famiye hafi n'ubundi yo kwa bosi, arambwira ati n'ubundi ngiye kujyayo, nimara kumenya ukuntu bimeze ndakubwira. Ndambwira nimbabarira uze kuza kumbwira niba kuko ari byo tuze kujyayo. Nuko twasoje kuvugana na Mama Sava, nubwo nahise nongera kuryama, noneho nahise mbyuka, fone ziba nyinshi, Njuga yahise ampamagara, abantu benshi twakoranye i Musanze twarahamagaranye, ibi bintu se nibyo, none se kuba iki yabikoze, yari yabaye iki, tugerageza kumva ko byibura hari umuntu muri twe mu bantu bari abakozi be baherukana, dusanga iyi nta kibazo, nta kintu bitwaye, narihanganye. Mu bantu nyine twakoranaga nsanga n'ubundi mu bo turi kuvugana ntawe baherukana, ngo nyine igipangu kiriya kirasakuza. Mu bantu bose ndahamagara kugira ngo numve byibura ko hari nk'umuntu umuheruka nyine atubwire, yumve wenda nimba yaramaze iminsi arwaye iki, numva abo tuvuganye nta n'umwe ubizi. Ariko njyewe ubwo naherukaga i Gisenyi hari mu mpera z'umwaka, nko mu kwa 10 naramuhamagaye, kuko yari yambwiye ngo arashaka ngo nzahostinge kubiza, noneho ntibyakunda bitewe n'ukuntu ibyo twavuganaga nyine ntabwo byaciyemo ngo tubashe gukora ibyo ngibyo. Noneho muhamagara turi Musanze, ndamubaza ni hehe, kuko yambwiye ko kubiza haba hari abantu benshi kuwa mbere, ndambwira ko turi Musanze njye na Mutabazi, ni hehe wambwira twasohokera, kuko aho nari nzi twagiye dusanga ntabwo hari hameze neza, biba ngombwa ko muhamagara, ko nta wundi muntu numvaga nyine ndi buhamagara ku kanya ngo mubaze wagira ngo urarwaye. Pole, ndamuhamagara nyine ndamubaza, arambwira andangira ahantu bita ngo ku Cyotero, ibyaho nabyo murabizi ntabwo ndi bubivugeho, andangira ahantu ngo bita ku Cyotero, tujyayo, nyuma aza kuko yahise ambwira ati turi i Kigali ariko ngiye kuza i Musanze, nimagera ndababaza nze mbasuhuze. Araduhamagara, yamamagaye kuko akari njye wari utwaye, yarahamagaye sinayibona, tugeze ahantu turi kurara ndabibona, kandi twararaga ahantu kure yo mu mujyi, mbibona haciyeho n'umwanya, ndavuga uko biri kose twasubira mu mujyi, ikindi sinakongera no kumuhamagara, ushobora gusanga yaryamye cyangwa se nawe yasohotse nyine n'ubundi ntitubashe kuvugana. Ndabanza nzamuhamagara ejo, none tumusuhuze twe twitahira. Njye reka mbabwize ukuri, icyo gihe twaravuganye mbanze mbisoze, mu gitondo sinanamuhamagaye ko twabyutse dutinze twita tugomba gutanga icyumba turataha, ariko nyuma yaje kumuhamagara tutaragera i Kigali, nyine arambaza, ndambwira twahise dutangwe ngo yebabawe. Rero yakundaga kumbwira ngo none se ngo kujyanye umuko atansuhuje ngo tutanasangiye, ndambwira ni ukuzabipanga, ni ukuri nyine tukabonana. Yahoraga ambwira ati ariko njyewe mfite ideni ryo kuba ntaraza kugusura, murabizi ko umudamu wiwe Mama Blessing yamaye inka mu bukwe, ninza kubona video ahantu mu bukwe bwanjye ndaza kubibereka, yamaye inka. Kandi noneho uriya mu mama, reka mbabwize ukuri, nimba hari umubyeyi nabonye
ukubwira ikintu akagikora. Niba yakubwiye ngo ndaguha 5,000 arabikora, niba yakubwiye ngo ndaguha 100 arabikora. Umubyeyi uvuga amagambo make ariko nukuri ntabwo mushaka kumworohera, ntabwo nyine mushaka kumva ko ibiharimo bitoroshye. Aka kanya nibwo mugiye kwamamaza icyo akora, aka kanya nibwo mugiye kuvuga ngo ibi ngibi ngo biba byangiza. Nukuri muhagaze ku bintu muri kuvuga 100%. Buriya ni inkuru ziba zaje mugomba kuzivuga nk'abanyamakuru n'abandi mwitirira ko abanyamakuru mutari bo, ariko byibura gira akantu k'agati muvuga ute si ibintu ndi kuvuga ubundi bari nka sister wanjye biri kubaho byanezeza, cyangwa kubibona ujye ugerageza kwambara nyine umwambaro w'undi muntu muri icyo gihe harimo urebe koko niba ibyo bintu ukwiriye kubikora, cyangwa bikore icyo kiganiro kiboneke kirebwe kigira icyo kikumarira ariko washyizemo n'ubumuntu. Nimba umuntu uzi neza ko nta kintu cye uzi cyiza yakoze, wige no kumuhimbira ibyo byiza yakoze kandi nta bihari, ariko kandi niba nta n'ibibi yakoze uzi nabyo wijya kubimuhimbira. Ibyo ubona bigaragara yakoze bari byo uvugaho, ariko wijya kushaka kuzana ibindi bintu utazi, kubera ko uko ubizana hari abandi bantu benshi bari kubyangirikiraho. Uwo mubyeyi rero ndi kubabwira icyo gihe yarambwiye ati buri gihe mama Blessing dupanga kuzazana kuguhemba, atariko ikibazo ni ngewe, we ntuzamurakarire rwose, dupanga kuza akaba ari njye ubura, ariko tugomba kubikora vuba. Umwaka wa 2024 yambwiye ko utazarangira bataraza, ariko wararangiye. Kuva wanarangira ntabwo twongeye kubonana. Muri 2025 ntabwo twese tubonana, ntabwo twese tuvugana. Yanyoherereje, ubwo ndi kuvuga kuri Papa Blessing, uriya mugabo muvuga ngo wiyahuye Emma, yanyoherereje hari ibintu yabaga ari kwamamaza nyine byo hariya kuri nuza kubiza, ibyanyoherezaga ngo mupostingire, n'abandi bantu benshi akunda kubyoherereza abantu bafite nimero ye. Noneho icyo gihe hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo yabinyoherereje, nicyo gihe muheruka. Rero hari igihe naricaye ndeba ibiganiro byose ari gukorwaho, sinzi umuntu aricaye avuze ukuntu uwo muntu wibagiwe nimba hari ikizagukoreye. Iyo kizagukoreye wikibagirwa kubera uburyo yapfuyemo. Ubwo twabubonye yaritwitse nk'uko muri kubivuga, njye simbihagaze 100% ko sinari mari n'abo bana bitaba Imana. Abo bana ndabazi, Blessing muheruka ari muto, afite nk'imyaka 3 niba atari 4, ko hari hashize igihe kinini. Rurarwo ntarugendamo, naruherukagamo mfite nk'inda y'amezi 3. Hari igihe baje kumfata akaruruma, biba ngombwa ko dusubira ku Gisozi tugiye gufata bosi, nibwo nahageze. Icyo gihe nibwo maheruka. Rero Blessing yari muto, yari afite nk'imyaka 3 cyangwa 4, ariko uriya umuhungu mukuru we ndamuzi. Hama kubera ko yagiye akajyana n'abana, ni ikintu kigoye kucyumva, kuko abana n'abaziranenge, ikibazo icyo ari cyo cyose yaba afite tutazi icyamuteye gukora igikorwa nka kiriya kitari cyiza, byarabaye. Sinibaza amagambo mabi ari kuvugwa n'abantu azi, abantu yagaburiye, ko hari ikintu ari buze guhindura ku byabaye. Byarabaye. Mureke twebwe nk'abantu yafashije uriya mugabo, abantu yahaye akazi tugakorana nawe. Murabizi bazaga kudufata aho buri muntu atuye, tugiye Musanze mu kazi, tukagenda inzira yose ikintu ukeneye cyo kurya. Niba agiye kurya yaguraga iby'abantu bose, nta kuvuga ngo yaraguhembye ngo ikoremo, oya, yarabaguriraga mwese. Nimba asohotse yajyanaga timu yose. Iki kintu nimba wowe ugishaka kuvuga ati se ninyigukorera abandi sinyibakorere, biragenda gute? Biragaragara gute ko hari abantu mfata nkabashyira hejuru y'abandi? Ati rero ihangane, muri benshi musaranganye iki ngiki, cyangwa muhurire kuri iki ngiki. Njyewe ntabwo muzi avuga nabi, Papa Blessing ntabwo muzi avuga nabi, nta muntu nigize mbona bari gutongana. Uzi ko kundi hari nk'ukuntu nyine ahantu hari abantu benshi wabonaga abantu bayagaye, bamwe ntibakine uko babishaka, abandi amasaha yagira wenda hari akandi gahunda ke yari afite akaba yagiye atavuze.
ntabwo nigeze mwumva azamurijwe ngo abwire nabi umukinnyi kandi ari umukozi we yishyura. Ntabwo si ukumuvuga neza ngo kubera ko yagiye, oya, hari n'abo nabonye bamuvuga nabi kandi adahari, ariko mu by'ukuri nta muntu, ndi kuvuga njyewe ibyo nzi nabonye n'amaso yanjye ko twabanye igihe kinini i Musanze, ntabwo igihe twabanye yari gitoya, kandi noneho njyewe ntabwo twahuriraga i Musanze gusa, no mu rugo hari ubwo byageraga tukajya no mu masava, ubwo yaduhamagaraga hari inama runaka tugakora gutya, turajya aha hantu. Ikindi mu bukwe bwanjye umudamu we yaravuze ngo Neri ndagukunda, yarabivuze gutya ku magambo, ariko nari maze igihe ku bikorwa byiwe mbibona ko ankunda. Ari mu bamama rero nzi bankunda, ariko ni ukuri ntabwo nzi ijambo nakubwira aka kanya. Ndabizi ko uri mu bihe bikomeye, kukubwira ngo komera, ngo pole, ibyo ni ibintu ni ibintu biri aho ngaho kuri njyewe, numva bimeze nkaho nta kintu naba nkubwiye, ariko wihangane. Ikintu kiba kibabaje ni uko ibintu dukora umuntu aba azaza akamera neza agasubira mu buzima busanzwe, imyaka ikagenda ikaba myinshi, ariko bya bindi dukora bikaba bigihari. Ni ukuri nimba uzi ko byibura bikorere ko uyu muryango hari icyo wakoze kuri wowe. Iyi famiye kugira ngo nyimenye, njyewe Ndimbati yarampamagaye ambwira ati hari umuntu uri gushaka gukora filime ariko azajya ayikorera i Musanze, sinzi niba byakunda yuko uzajya ukorera i Musanze. Nabwiye Ndimbati ni icya mbere ni amafaranga, njyewe ibindi nta kibazo kuba nakorera i Musanze. Ndimbati arambwira ati okay, ntari ibi, noneho nimba ushaka avance umbwire nyikoherereze kugira ngo umuntu aba yizeye ko nawe agufite. Ndambwira hoya, ntabwo ari ngombwa, ahubwo mwebwe mubishyire muri gahunda, nanjye ndabishyira muri gahunda zanjye. Ibintu byose bijya ku murongo. Ku munsi wa mbere ndagenda ngera i Musanze, ibintu byose bigenda neza, gusa akazi kacu ntikagenze neza 100%. Harimo ibintu byagiye bizamo, hazamo covid, ibiki, ariko simbabeshye, njye nagiyeyo icyo gihe ndi guhembwa ku munsi, ariko n'iminsi namaze igera mu cyumweru kirenga ndyama, mbyuka nkaryama, turyama ahantu heza. Twaryamaga kwa Dani Vumbi agifite hoteli i Musanze. Mana yanjye, ubuzima bwari bumeze neza, n'ibyo byose amafaranga yanjye nagenda yabarirwa uko twarabyumvikanye, barayamereza ndataha. Nyuma turongera dusubirayo, byageze aho i Musanze haba nko mu rugo. Njyewe nta nzara yanyiciye i Musanze, nta kibazo nagize ngo mbure kutakibwira papa Blessing nka boss wanjye ngo akimfashemo, cyangwa se ngo umugore we agire ikintu anyemerera, cyangwa mana, numvaga njye simbabeshye, ntabwo byari, hari ukuntu uba ufite nka boss afite famiye, ariko ugasanga nk'umudamu we ntabwo akunda abo bantu, ntabwo ashaka kumva iby'abo bantu. Ariko hari igihe cyageze boss hari ahantu yari ari, biri ngombwa ko noneho umugore ari we tuvugana ku bintu bijyanye n'amafaranga n'ibiki, kuganira nawe, kujyana i Musanze. Hari igihe twajyanye, mana yanjye, uriya mumama afite umutima wa kimuntu. Hari comment nabonye abantu bagiye bashyira ahantu hamwe na hamwe, ye baba we, ndavuga mana waduhaye ikintu cyo kugira subira muri twebwe. Imana iduha ikintu cyo kumva ko nimba habayeho ibintu nta makuru dufite ahagije, niba turi abavuga tuvuge twabanje kuyungurura. Ni ukuri iki kiganiro ngikoze kugira ngo mbwire byibura abantu mundeba, abantu munkunda, njyewe sinshyigikiye ibyabaye, sinshyigikiye kuba yarafashe umwanzuro w'iyo essence baguze bakajya gutwika inzu, abana bagahiramo, abana b'abaziranenge, abana badafite, abana ataratangira no kuba Imana yabara ngo abana ngo bakora ibi byaha n'ibiki, abana b'abamarayika. Ariko noneho nimba abo bana bagiye muri ubwo buryo, byarangiye bagiye, uwo mugabo nawe yagiye, akotekereza uwo mugore we usigaye, icyo uvuga cyose basi ukigirira uwo mudamu. Tekereza ko ari mukuru wawe, tekereza ko uwo mudamu ari murumuna wawe cyangwa ari mushiki wawe, biraba byoroshye. Tureke kwita ku mugabo watwitse inzu irimo abana be, nawe ubwe yari irimo ibintu by'agaciro.
ibyo nzi narebesheje amaso yanjye, inzu yabo yari irimo ibintu by'agaciro pe, kandi twese turabyuka tukajya gukora tukavunika tukagira gute, turimo turashaka ibintu by'agaciro, tugire inzu nziza, tugire intebe nziza, tugire amateleviziyo manini meza, firigo, ibiki byose, ibyo bintu tukabivunikira. Hari ubu usanga adafite firigo yifuza ariko ntaryama, akamara amezi angahe ataryama, yayibona akamera nk'umuntu, urabona ko akunda umuntu yabyaye aruhuka akaryama. Wibaza ibyo byose byahiriye muri iyo nzu. Rimwe na rimwe ibintu nibiba tujye tubikuramo isomo, ahubwo aho kugira ngo nyine dupandishe ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa, tuvuge amagambo amwe n'amwe akakaye atarakenewe muri uwo mwanya. Munyumve neza, sinshyigikiye umuntu wiyahura, nta n'uwo nifuriza kubikora. Ubuzima buraryoha pe, ubuzima buraryoha cyane, ariko ikintu nimba cyabaye kandi hataramenyekana ukuri 100% kw'icyo kintu, kuko aka kanya wakubaza ngo ukuri kw'ibi ni ukuhe, kugutera wowe kuvuga ibi ngibi, nta kintu wabona. Rero mana yanjye, sindi buvuga ibintu byinshi, ariko abantu sinzi, ngewe reka mbatere story. Kera hari nka 2011, nka 2011, 2012, umuntu umwe wo muri famiye yanjye, iwacu turabamizirima hafi ya twese, cyane cyane kuri famiye yo kwa papa. Iyo kwa mama abenshi ntabwo barabamizirima, kuko na mama wanjye yinjiye idini, nshimira n'Imana kuba yaravuye mu mubiri ari umusilamu, kandi yakundaga idini cyane cyane cyane. Ariko njya mvuga ngo iyo aza kuba ariho sinzi ko nari no gupima kuba n'agasatsi kajya hanze, kuko yakundaga idini cyane. Rero umuntu umwe muri famiye akajya yirirwa avuga ngo ngo uriya mwana ngo ukuntu yiyambika ngo ni ibyo kwa nyina, kandi ari kubibwira abantu batazi mama wanjye, akavuga bikaba ubwo nyine gutya abantu bashyuha bakavuga ibintu, kuko mwashyuhije ibiganiro mukaganira nyine bikarangira uri kuvuga n'ibitari ngombwa, ibiri ukuri n'ibitari ukuri. Ajya kuri mama wanjye cyane nyine cyane pe. Icyo gihe nacuruzaga imyenda hariya kuri Maison Trésor. Noneho gahunda yakwayureje, hari akantu k'imbeho ukuntu umuntu akajya yirirwa avuga mama wanjye, noneho njyewe sinkababazwe n'ibyo arimo aramuvugaho pe, ntabwo byambabazaga. Navugaga ko umuntu yapfuye, uririrwa uvuga umuntu wapfuye, none uramubwira abantu batamuzi, ibyo wamuvugaho byose nubwo bavuga ngo yari umurozi, yicaga n'isazi, yari iki, abantu bose babyumva kuko nyine batari bamuzi. Kandi wowe abantu barabizi kuri mu family, baraza ko byizera. Njye naravuze Mana, uyu muntu ni mukuru aranduta, ariko ntabwo ari gutekereza ko hari ahantu arimo arankora kandi habi atarakwiriye kuba yakora nk'umufamiliye. Ndavuga rero ibi bintu ninabihagarika bizakomeza. Iwacu ntabwo nkunda kuvuga mu bana mvukana nabo, noneho wa musaza wanjye mwabonye we ntabwo avuga pe, kereka iyo ari kumwe n'abantu amenyeranye nabo bagatera blague, ariko byo kuganira ntabwo ari ibintu bye. Latifa agira amahane, umujinya wamwica akavuga n'ibiki gutyo by'ako kanya, ariko hari ibintu biza akahita aceceka ko n'ibyo byose nawe yarabyumvaga. Twakoraga ahantu hamwe, twakoraga mu muryango umwe, nanjye nkorera mu wundi, ngiye biranga kwa guceceka nyine. Imyanzuro hari igihiza ikakaye, buriya subira inyuma gato n'uriya mupapa ntabwo yakundaga kuvuga cyane, nyine hari umuntu utuje ukuntu. Rero buriya abantu baceceka tugira ukuntu dutwara ibintu, hari akantu gashobora kuba wowe ukakabika ugasanga gashedutse ukoze ibintu binini bitari byiza nk'ibyo ngiye kubabwira. Umujinya uranyica, numva ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Noneho impamvu wanyishe nabyumvanye undi muntu, ntatekereza ko nawe baba bicara bakajya kuvuga ku mubyeyi wanjye. Nahise nshaka nimero, nandika message, ndamubwira mama wanjye ko yitabye Imana, wambabariye ukamuha amahoro aho ari, ko hari ibyaha yakoze nk'umuntu, akabanza akarwana nabyo bikarangira. Niba yarakubabaje cyangwa hari ikibi yagukoreye, ko umunsi w'imperuka uzagera Imana ikakurenganura, ariko mama wanjye ukamureka akaruhuka mu mahoro. Ego nyirimpuhwe, iyo message
yaragiye iba ikintu kirekire, iyo mesaje yarageneranya n'abantu n'abandi, mesaje iba mbi, mba umuntu mubi, mba wa mwana w'iki se navuga, nyine ntabwo buri wese yagiye ngo arebe ikiri mu mutima wanjye, arebe agahinda natewe n'ibyo bintu bari kuvuga ku mubyeyi wanjye, noneho bitari ukuri. Noneho ukavuga niba iwanyu mufite nk'umuntu wabananiye muvukana, bakabizana bakabigushyiraho nawe bakazabishyira, ni uko nguko yaragiye, uwo muntu yaragendaga akavuga famiye ya mama wanjye, akazanamo niba bafite nk'abana babananiye, ababahombeye n'ibyo byose akabizana akabishyira aho ngaho, akabishyira ku mubyeyi wanjye. Umubyeyi witabye Imana, umuntu iyo yapfuye mujye mumureka, ntabwo uba uzi ahantu ari n'ibyo aba arimo ngo ni ibiki. Umubyeyi ajyaho bavuga mama wanjye n'ibiki, haba habaye inama y'igitaraganya ya famiye, baba baramugaye, ndavuga twese turi hano turi abasilamu, twemera Korani. Niba wa mubyeyi we nkubeshyera iki kintu kitarabaye ngo ujye kwirirwa uvuga mama wanjye ugire gute, fata iyi Korani uyirahiriremo, uzi idini kundenza, urahiriremo ko ibyo bintu utigeze ubikora, nubikora munkoresha icyo mushaka. Wababwira ibyakurikiye, njye ntabwo wandahize, wowe se urinde wo kundahiza. Kubera iki? Ibyo navugaga nari ndi mukuri, ariko nari mpagaze gutya, nta wundi muntu mfite uri impande yanjye ushyigikiye, buri muntu wese yari yamvuyeho. Kubera iki? Narwaniriye mama wanjye, numvaga bamumereye nabi. Umuntu, ariko mama mwumva icyo kintu, umuntu yitabye Imana, urimo uramurenzaho amagambo noneho adafite ahantu ahuriye n'ukuri. Narababaye, uwo mubyeyi ambwira gutyo, ndambwira njyewe ninjya kuvuga ndakomeza mvuge bimwe noheje muri mesaje, ndakomeza mvuge nabi, ndakomeza nitwe wa mwana w'ingegera w'ikirara w'ibiki, wa mukobwa w'umushizi w'isoni n'ibiki, ariko dukoresha igitabo cy'Imana twese tuzi twubaha, ko twese turi abasilamu, ikirushijeho wowe undusha idini. Abazi byinshi murabizi ko bazabazwa byinshi. Naravugaga byibura zi Korani, naramuka yifasha akayirahiriraho, ndemera ko ari amagambo bamubeshyera. Nanjye niba ari ukunkubita, niba ari ukunkoresha ibiki byose byatuma nsaba imbabazi babinkoresha. Ariko uwo mubyeyi ntiyigeze afata iyo Korani ngo asabe imbabazi, ngo avuge ngo ibi bintu uyu mwana ninera ari kuvuga arambeshyera. Yarambwiye ngo wowe urinde wo kundahiza, wowe wandahiza nkande. Ariko iyo ayifata akarahiriramo akavuga ko mubeshyera, byari kuba ari ukuri, nari kuba mubeshyera. Ariko kuko atabikoze ntabwo byari ukuri. Rero ibyo ntibyabaye kuri njyewe. Noneho biba ari ibintu abantu baganiriye bake bari aha ngaha, wibaze bake bari aha ngaha bategeze no mu 10. Noneho wibaze ibintu biba byagiye social media, mwe mubikoze muri babiri, mubiganiriyeho. Wowe munyamakuru, uwo muntu uri kuvugaho wenda ni umuzi, ndabyumva ntumuzi, uri kwishakira inkuru n'ibiki, ariko uri kubaza wa wundi umuzi afite icyo yamariye mu gihe runaka yari abishoboye, ariko muri kugerageza gukoramo ibitari ngombwa, ibidakorwa. Uri kwirengagiza ko uwo muntu hari icyiza yagukoreye. Tekereza ko uwo muntu hari ibyiza yakoze, maze umwihorere aruhuke mu mahoro. Hanyuma ntimugakeka ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, aba agiye afite urundi rugamba agiyemo. Mujye mumureka agenda ahangane narwo, Imana niyo ibizi ikizamuhanisha kandi kimukwiriye, kandi buriya byose biba ari mu mupango wa Nyagasani. Ubu nimba hari umuntu wapfuye bamugonze, Imana imurema mu buryo yari kumurema, yari ibizi ko umuntu azapfa bamugonze, indi modoka izamugonga ari imodoka y'umukara. Hari umuntu yari izi ko azafata ku mashanyarazi akamukubita akitaba Imana. Nta kintu kibaho ngo nuko gitunguranye gutya, Imana iba ibizi ko icyo kintu kizaba. Ibyo wakora byose rero ni ukuri mugirire impuhwe Mama Blessing. Ngiye iki kiganiro ngikoze kubera Mama Blessing. Mumugirire impuhwe, we yarasigaye kuri iyi si, ni ukurwana nuko amera neza, ntajye kurwana na komenti zanyu n'ibiganiro byanyu bituzuyemo ukuri na gato, byuzuyemo Imana ibamere umugisha. Ndabakunda cyane. Ikindi, iki nicyo kiganiro cya nyuma, murabizi tugiye kujya mu bihe byo kwibuka.
Imana yanjye mbabwire nanone nk'umuntu ukoresha YouTube nkurikirwa n'abantu benshi, abantu barenga ibihumbi ijana ni benshi. Inama yanjye natanga mu gihe tugiye kujyamo ni ukuri mujye mureka dukore ibintu tuzi, kugira ngo tutagira abandi bantu dukomeretsa, kugira ngo tutagira amakosa dukoreramo. Ni kwicara gutyo ukirikodinga uri kuvuga ku bintu udahagazeho neza, inkuru ukazicurikiranya, ukavanga ibintu, ukavanga amagambo, ukavanga ibintu ibindi n'ibindi, nyine ugatangira kuvuga ibintu bipfuye bidafite ikintu biri kwigisha abanyarwanda. Afazari ni uko wabireka, bireke twibuke ibiganiro biparitse. Niba ibintu ushaka kuvugaho ubona nta kintu biri budufashe, ni ukuri ndabasabye amafaranga ya YouTube rimwe na rimwe ntakadukoreshe ngo twibagirwe ko turi abantu. Ndabibasabye njyewe nkanjye. Iki kiganiro nicyo cya nyuma kigiyeho, kubera ko ntabwo mba numva ari byiza gukomeza kumera nk'umuntu ushaka kuvuga ku bintu nk'aho ubizi, kandi ibintu uri kuvuga ntabwo ubizi. Nyine ntabwo sinzi, buriya naza nkakubwira ibintu by'icyayi kuko nakinyweye kikamfasha, kuko nasomye nkabona icyo bifasha abandi, ariko hari ibintu umuntu aba atagomba kuzanamo ibintu byo kuvangavanga. Ntimukavanga amadosiye kubera amafaranga ya YouTube. Sibyo, icya mbere ni ubuzima, icya mbere ni ubumuntu, icya mbere ni ugukundana. Imana ibamere umugisha, ni ukuri njye abantu munkunda, Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ishyira baraka mu bikorwa byanyu byose. Ndabakunda cyane. Kambareke ngende